isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima, aho uyu mwarimu atandukaniye n'abandi barimo basanzwe. Nuko umwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ryo kwibuka ibyo yakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Nta bantu muzi se babaga ba mbere mu mashuri asanzwe, ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramunaniye, byaramucanze. Abandi babaga ba nyuma, bamwe baracikiriza, ariko yaje mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima yarabishoboye, akoresha babandi babaga ba mbere. Tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima, iyo atabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabo ihe. Umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihe. Niyo mpamvu uri kumva ikiganiro inzu y'ibitabo iyo ntirashya. Amwe rero muri ayo masomo niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi. Wakwibaza uti isomo ry'uyu munsi rimeze gute? Ndaje turirebere hamwe. Isomo ry'uyu munsi rero riragira riti, umuntu wenyine utuma udatera imbere ni wowe ubwawe. Habayeho kampani yari ifite umuyobozi utajya wihanganira amakosa. Buri gihe yahoraga ahana abakozi be kubw'amakosa babaga bakoze, atuma kampani idatera imbere. Gusa inzira yose yanyuragamo agamije kubakosora, n'ubundi byarangiraga ya makosa bayasubiyemo. Uwo muyobozi yari CEO. Yaje rero kwicara aratekereza, arangije yigira inama yo gutegura isomo rikomeye yagombaga kubaha, ndetse iryo somo ryahinduye ubuzima bwa kampani. Umunsi umwe hari mu gitondo, abakozi baza mu kazi nk'uko byari bisanzwe. Bahageze basanga ku muryango hari icyapa cyanditseho ngo ejo hashize umukozi watumaga tudatera imbere muri kampani yapfuye. Abahagera mwese muze duhurire mu cyumba cy'inama tumusezereho, tunategura umuhango wo kumushyingura. Umukozi wese wahageraga yagwaga mu kantu akibaza ati, ninde mukozi wapfuye? Umukozi watumaga tudatera imbere wapfuye ninde? Bamwe mu bakozi bahitaga batekereza ko ari CEO wabo wapfuye, wa wundi wabahozaga ku nkeke bahanira amakosa bakoze. Ariko bagatungurwa nuko uwageraga muri sale y'inama yahasangaga uwo muyobozi yiyicariye. Noneho bagasigarana ikibazo kigira kiti, niba atari we watumaga dutera imbere kandi ari umuyobozi wacu, ubwo ninde wapfuye? Byari ibintu biteye ubwoba. Abakozi bakomeje kujya mu gihirahiro bibaza bati, ninde wapfuye? Hashize umwanya CEO yafashe ijambo, ababwira bari bamaze kuhagera ati, mureke dusezere ku murambo. Dore muri iki cyumba cyegereye iki turimo harimo isanduku irimo umurambo, buri wese agiye kujyamo awusezereho, ubundi imihango yo kumushyingura turayikomeza. Icyo gikorwa kirangiye, umwe kuri umwe yinjiraga muri icyo cyumba akegera isanduku. Buri wese uko yarebaga imbere mu isanduku yaratungurwaga bitewe n'ibyo yabonaga mu isanduku. Batungurwaga no kubona mu isanduku harimo indorerwamo. Buri wese wageragezaga kurebamo ashaka kureba umuntu wapfuye, ndetse akaba ari nawe watumaga kampani idatera imbere, yahitaga yibonamo kubera iyo ndorerwamo. Noneho inyuma y'indorerwamo handitse amagambo agira ati, umuntu wenyine utumiye kampani idatera imbere ni wowe uri kwireba muri iyi sanduku. Bose bamaze kureba muri ya sanduku, CEO arongera afata ijambo ati, mwamubonye umuntu watumaga tudatera imbere? Yapfuye rero, nizere ko ubu noneho nta cyaduhagarika mu bijyanye n'iterambere. Arakomeza ati, mureke dushyingure uriya muntu mubonye watumaga kampani yacu idatera imbere, noneho dutangire bundi bushya adahari. Ndabizi neza ko naba adahari
nta kabuza tuzatera imbere. Abakozi bose barumiwe, ari nako buri wese yisuzuma kugira ngo arebe ibyo atanoza neza, kuko bari bamaze kubona ko buri umwe muri bo ari ugira uruhare mu kuba kampani idatera imbere. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane. Umuntu wenyine utuma udatera imbere ni wowe ubwawe. Mbere yo gushidikanya ku bandi, banza wishidikanyeho, kubera ko umuntu wenyine utuma ubuzima bwawe budatera imbere ni wowe ubwawe. Ntukagire ushinja kuba utagera ku gasongero k'ibyo wifuza kugeraho mu buzima, kuko umuntu wenyine utuma utabigeraho ari wowe ubwawe. Iyo wamaze kumva iri somo neza, ukumva ko ari we nshinganwa mu iterambere ryawe, burya uba uri muri 1/2 cyo gutera imbere. Uba uri muri 1/2 cyo gutera imbere.